Intambara ikomeye niyo nsanganyamatsiko y'iki gihembwe. Ibizaba ku isi mu bihe by'imperuka niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru. Uyu munsi tugiye kurebera ingingo yo ku isabato nimugoroba. Ku itariki 15 Kamena, amasomo tuzibandaho cyane muri iki cyumweru ni ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 32, Ezekiyeli 20 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 20, Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 2, Ibyahishuwe 14 umurongo wa 1, Yoweri igice cya 2 umurongo wa 21 kugeza 24, Hosea 6 umurongo wa 3, Yakobo 5 umurongo wa 7 n'uwa 8, Ibyahishuwe 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Icyo kwibukwa kiboneka mu Migani igice cya 23 umurongo wa 23. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Tekereza ufite umukobwa w'umwangavu utwaye imodoka avuye ku ishuri, aje mu biruhuko byo mu gihe cy'impeshyi. Mu gihe utekereje ko agera mu rugo, ukaba usuzuma raporo y'ikirere, uhangayitse, ugaterwa ubwoba nuko ikirere kigenda kirushaho kuba kibi, igicu cy'umukara kikabuduka, umuyaga mwinshi ugahuha cyane, maze imvura nyinshi ikarindimuka, ibiti bikarandurwa n'umuyaga. Nyuma y'igihe gito, umuhanda ugana mu rugo ukaba utakiri nyabagendwa, maze ukumva umwe mu baturanyi bawe akubwira ko hashobora gukoreshwa umuhanda wa kabiri. Imodoka zishobora zikikira amashami y'ibiti byaguye. Nubwo guhererekanya amakuru biba bitoroshye, muri icyo gihe ushobora gufata telefone ukandikira umukobwa wawe ubutumwa bugufi, ukamubwira uburyo ashobora kugera mu rugo neza. Iki gitekerezo ni igitekerezo gikomeye cyane. Kiratwereka yuko byange bikunde hari igihe uburyo watekerezaga ko igihe inzira imeze atari ko biza gukomeza kuba bimeze. Ushobora kuba wibwira ko inzira ikiri nziza, ikiri nka mbere, ariko nyamara impinduka birashoboka ko zaboneka. Kandi impinduka iyo zije ugira uburyo witwara. Vuba bidatinze natwe ibintu byinshi bigiye guhinduka, tukamenya yuko ibintu bitakiri bya bindi twari dusanzwe tumenyereye. Ikiruta ibintu byose, Yesu ashaka kutwambutsa imiraba. Yesu ashaka kutwambutsa imiraba y'ubuzima ngo atugeze mu rugo. Ellen White yanditse agira ati, umuraba udacogora mu burakari bwawo uraje. Ibihamya by'itorero. Umugambi w'imibereho ya Kristo, urupfu rwe no kuzuka kwe n'umurimo we wo mu buturo bwera bwo mu ijuru ni ukugira ngo tuzagere imuhira. Ubutumwa bwa gihanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe ni amabwiriza mvajuru y'umwihariko yerekeranye n'abantu bo mu minsi y'imperuka, kugira ngo adufashe kunyura mu miraba y'ubuzima, kugira ngo umunsi umwe tuzabashe kuzahoberana n'umukiza wacu udukunda. Nshuti bakundwa, igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli ni urufunguzo twe kwifashisha muri iki gihe cy'akaga, iki gihe tujye kwegera imibaraba ikomeye. Igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli ni urwandiko rw'Uwiteka rukwiye kuzadufasha muri ino minsi, kugira ngo rutuyobore kuzagera imuhira aho Kristo yaduteguriye. Umugambi w'icyigisho cy'iki cyumweru ni uguhishura icyo ijambo rya gihanuzi rivuga cyerekeranye n'ibikorwa biheruka, no gucukumbura bundi bushya imbaraga za Kristo zo kutunyuza mu ntambara iheruka kutugeza imuhira. Kristo yiteguye kutuyobora, yiteguye kutubera ikiraro
kizatwambutsa ubwo iyi ntambara iheruka igiye kuza ikomeye. Kristo ubwe azayidufashamo ndetse anatwambutse atugeze imuhira. Kambasabe mu gihe turi kwiga icyigisho cy'iki cyumweru, tumenye ko gishingiye cyane mu gitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho cya 37 ndetse na 38. Uwiteka rero atubashishe kwiga ijambo ryayo neza muri iki cyumweru. Nicyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.